Hello abagaciro inshuti zanjye ndabasuhuje muri uyu munsi ndagira ngo tuganire nanone dukomeze duhugura imitekerereze yacu kugira ngo ubuzima bwacu nyine bugende neza. Wiwi mwayibonye ingingo turaganiraho. Uyu muntu wita inshuti ntabwo agukunda nshuti yanjye we kubera ko hari abantu benshi champion mu kugira inshuti mbi, cyane cyane abagore, les femmes abagore burya ni champion mu kubana n'inshuti zimbi, abantu batari inshuti, abantu babeshya ubushuti batari inshuti. Ganize ku kintu bakumenya umuntu w'inshuti yawe, umuntu w'inshuti yawe yakwifuriza icyiza, umuntu w'inshuti yawe arahari bienveillant, ni ukuvuga ngo yifuza akwitaho, akita ku marangamutima yawe, ntabwo yifuza ko ugira ikintu kikubabaza, ntabwo yifuza ko umunsi wawe utaseka, ntabwo akwifuriza guhora uri mu kibi. Niba uri umugore ufite inshuti z'abagore ukaba ubana n'abantu bakubwira amakuru mabi ku mugabo wawe yakoze ibi, mugabo yisokeye wenda yinywereye yahuye na arakora wenda rebetiza mu kabara wari ugasanga barafotoye barakweretse, abo ntabwo ari inshuti zawe. Wenda ari gutereta abakobwa cyangwa se ari kunywa yasinze ukabona nk'ifoto, ndabizi ibintu bibaho, mpamvu tugiye kubibaganiza nuko bibaho abantu b'inshuti birwa baguhigira amakosa y'umuntu mwashakanye. Waba uri umugabo ugasanga ari gufotora umugore wawe wenda ari ahantu bakakohereza, waba uri umugore bari gufotora umugabo wawe aho ari gukora betize bakakohereza. Nabo ntabwo ari inshuti nziza ikwitaho, yita ku marangamutima yawe, kubera ko ibyo birakohereza bikubabaza. Kugira ubabare. Iyo umuntu agukunda arakurinda, araguproteja, aproteja amarangamutima yawe, ntabwo akubwira ibintu bibi bikubabaza, ahubwo yagukunda nyagukunda azara wa mugabo wawe uri gukora ibintu amakosa, umugati ibintu urimo n'ibyo. Niba kubonye mu kabari umugabo wawe ari gutereta nk'umuntu wundi azi ko ari umugabo wawe, atangiye kuganiza umukobwa, atangiye kwisekesha, yanyweye, aho ugasanga ari gushyushya kugira ngo arebe ibyo umugabo wawe akora bibi, hanyuma kohereza ifoto. Umuntu w'inshuti yawe azabwira umugabo ati bite ndari kwazi ko muri inshuti ndi kukureba uri gukora ibyariya attention, ndamubwira umugabo wawe tugiye azatuza. Ariko ya nshuti imureka ubwo ikajya kisekesha hariya igashyushya, yabona bigeze kure, we dupra ifoto, ndafata ifoto nohereze mu nshuti wanyu mu kopina rebe ibintu umugabo wawe arimo. Uwo ntago ari inshuti wangu ifo bloquer ifo batatokotera inshuti nkizo. Abagore ni abashampion muri ibyo bintu. Cyangwa se uri umugore watandukanye n'umugabo, cyangwa se uri n'umugabo watandukanye n'umugabo, inshuti ya nshuti izi ko watandukanye n'umugabo wawe cyangwa watandukanye n'umugore wawe, ikajya gufotora tonex wenda ari kumwe n'umugore we mushyashya wa mbere cyangwa umugabo we mundi mushyashya, cyangwa se ifotora n'uwo muntu uwo mugore yashatse wundi, ikakoherereza amasheri, ikakohereza ngo reba wa muntu umugore wawe ari kumwe, reba umuntu mushyashya, umugabo uri kumwe n'umugabo wawe, reba uwo mugore, reba uko ameze, reba n'ikiri, reba iki byose, wenda afite uruda, wenda ni bunini, wenda ni buto, wenda si mwiza kukurusha, akajya afata amafoto akoherereza ngo urebe. Niba uri umugore ufite inshuti ikohereza amafoto nka gutyo, ifo bloquer moi ça c'est pas un bon ami. Uwo ntabwo ari inshuti nziza. Abo bagore bameze gutyo ngenda bazi nzama example, bafotora birirwa bari guhiga aba ex b'inshuti zabo, bohereza amafoto kugira ngo iki bahohereze ngo rebe urareba iki, uranyohereza ifoto y'umu ex wanjye cyangwa se y'umugore mushyashya cyangwa umukopine sinzi uko twabyotera, y'umusheri we mushyashya, kubera iki urabinyohereza ngo bimarire iki ngewe niba twaratandukanye? Niba uri inshuti yanjye urabinyohereza ngo bimare iki? urashaka kumbabaza, urashaka yuko mba njya mu gahinda, nicyo uri kubikorera.
stop. Ibyo niba ufite inshuti ikohereza ibyo bintu, menya ko iyo atari inshuti nziza. Inshuti nziza ntabwo ikora ibintu nk'ibyo. Nababwiye ngo inshuti ikwitaho, la bienveillance Munyarwanda ngo yifuza ko umunsi wawe useka, yifuza ko umunsi wawe uba mu marangamutima meza. Urohereza ifoto y'umugore uri kumwe n'umwegisi wanjye kugira ngo bimarire iki. Stop. Abagore barabikora, ni ibintu babamo gusa. Kwirirwa bari kujya gushakisha, namubonye hari kafoto, kanohereze ma copine, mwereze inshuti yanjye. Kugira inshuti yawe ibabare, kandi utanga inshuti yawe. Ibyo abagore ni amashampiyo. Niba uri umugore ufite inshuti zimeze gutyo, zikohereza amakuru y'umwegisi wawe, zikohereza yagiye aha, zikohereza yagiye yakoze ibi, zikohereza umugore mushya ibyo arimo, zikohereza amafoto ye y'umugore mushya, niyo zaba zikunegura uwo mugore mushya, zigereranya nawe ko uri mwiza kumurusha. Ngo ntabwo ari ubushuti, ubwo ntabwo zigukunda. Ntabwo gukunda umuntu nk'uwo, ntabwo gukunda umuntu ugukunda, ntabwo yakujyana mu bintu bikubabaza, kubera ko kureba ubuzima bw'umu egisi wawe byanze bikunze birakugarura amarangamutima mabi, birakubabaza. Ibyo rero bagore muba muri ibyo bintu ndabazi benshi. Stop, arrête moi ça. Niba ufite rero umugore umeze gutyo, meyakuti cyangwa se umuhe gasopo, niba ni inshuti yavuga uti mashini, inshuti yanjye njyewe sinifuza kumenya ubuzima bw'umu egisi wanjye, umugabo wanjye twaratandukanye, cyangwa se umushiri wanjye twaratandukanye, ubuzima bwe ibyo biramureba. Nanjye nifuza kwinjira mu buzima bwanjye ntuje. Nafunze urupapuro, nababwiye ko umu egisi ufunga urupapuro ukajya kurundi, tourne la page, c'est ça. Ukavansa ugashyira ubuzima bwawe kuri gahunda, ukagira ubuzima bwawe bwiza. Niko wiyimura ku egisi wawe. Ubundi uramureba ibiki? Kumureba nibyo bikubabaza. Kumenya ibye ni ibintu bikubabaza, bigusubiza mu marangamutima mabi, bikagusubiza dans des mauvais souvenirs, ibyibutso kukwibutsa, bikakwibutsa ibintu bibi, bikakujyana muri bya bintu bibunda yakubabaje, cyangwa se mu bya bihe byiza mwagiranye. Ibyo byose umuntu yabikugaruramo, kugira biragaruka. Kubera iki? Ukeneye kugira bute ufunga ex yaratambutse, wenda muhuzwa n'umwana, yamufitanye umwana wawe ntabwo uzabuza kujyayo, ariko umwana wawe niwe ubakuza. Umenya ex wawe kubera ko hari umwana aje gufata, kubera ko hari umwana uri kumwoherereza, kubera ko hari umwana ari byo muvugana ku mwana. Ibindi ntabwo ushaka kumenya, iby'umugore we yamushyashya, iby'umugabo we mushyashya. Stop. Kubera ko abantu benshi banatandukana, ugasanga ntibatandukanye. Ari n'umugabo ugasanga yatandukanye n'umugore, ariko umugore yibereye ahantu, ugasanga inshuti z'uwo mugabo zirimo ziramubwira, urabizi tonekise ari hano mu kabari, ari gukora bityo, ari n'umwana bari kumwe, umwana wawe bari kumwe, ari kumwe n'undi mugabo. Ibyo umugabo kohereza ibyo bintu niba uri umugabo ukohereza ibyo bintu niba uri umugabo akubwira amakuru y'umu egisi wawe, ntaga gukunda. Umuntu ugukunda akwifuza icyiza. Niba abona umu egisi wawe ari mu ikosa, nagenda bimubwira. Niba bari inshuti baziranye, ati sheri ibi bintu surimo ko atari byiza, wagize gutya buriya, wowe ntabikubwira, wowe arabikubwira ikimeze kugira ngo ugire gute ko ntacyo wabikoraho. Arakubwira ama egisi, arakubwira amakosa y'umu egisi kugira ngo ugire gute, arakubwira y'umu egisi arimo kugira ngo ugire gute, kubabaza icyo bikorera. Kubera ko hari n'umugore, abagore benshi banabikora, ugasanga aho yabwiye niba ari n'inshuti y'umuryango, niba abonye undi ari mu ikosa, aho yamwegera mugati ndimo ndahari, ahubwo akakureka, akaba yanagushyushya ukora amakosa kugira fotore yohereze mugenzi. Aho amafoto, ibintu byo gufotora byateye amatelefoni n'iki, ubu nta muntu ukigira ubuzima bwe yihariye, abantu birirwa bucucikana. Ubwo rero wowe rero utazi ubwenge, arankunda, umuntu ni inshuti yanjye, aranyitaho, dore ari kunyereka ibyo egisi wanjye arimo aranyereka umugore mushya mu egisi wawe ngiye ko ari mubi, ko murusha ubwiza. Uwo muntu ugomba kumwitondera. Umuntu ukohereza ubuzima bwawe ubuzima nk'ubwo, no ntabwo ari mwiza. Ni ikintu nshaka kubaganiza ko, kuko abagore ni amashampiyo babyo, ariko n'abagabo barabikora. Kwirirwa berekana umugabo. Hari umugabo nzi, umugore we yagiye gufetera anniversaire mu kabari, yagiye gufetera anniversaire y'umwana we mu kabari, baratinda nyine. Abagabo
uwo mugore yishakiye undi mugabo, noneho abagabo bari mu waho kabari bagajya guhamagara umu ex we, umugore wawe ari mu kabari n'umwana amasaha atinze. Umwana yagiye ni umunsi wa anniversaire, bagiye gufitira ahantu muri restaurant bari kwiyamiza. Umunsi wa anniversaire ni ibintu by'umunsi umwe, ariko umugabo nyine hari abagabo benshi burya hanigiye mutandukana ariko nimutandukana agashaka kugiraho cya kintu cyo kumva ko uri umugore we. Ni ibintu nabyo biba mu abantu babanye nyine bikabura umugabo tindahubutse. Urumva agiyeyo ntago ari kubera iki uwo mwana wenda byo vanga umwana ngo yatinze oya, ni cya kintu cyuko nyine mu ex c'est toujours nimutandukana nyine. Abantu benshi bamwe birabananiye gutandukana bagahora, ni ukuvuga ngo urukundo ruba rugihari ariko baba baratandukanye. Babandi baba barapfuye n'ubusa, bamwe baba banapfuye n'ubusa, barapfuye ibintu by'ikiburi bya ego, barapfuye ibintu byo kwiyemera gusa, ugasanga n'ubundi baracyakundana. Uko batandukanye bakundana ni nako babandi nuko ushaka uyu ukunda y'umuntu niwo ushaka kumenya amakuru ye. Niba ushaka kumenya amakuru y'umu ex wawe, ugashaka kumenya utuntu arimo, ugashaka kumenya ikintu uko urukundo cyamukunda, kubera iki utakemura ibyo bibazo, utakemuye ibibazo bye ngo mubane. Umuntu ugikunda ugomba kwitonda. Niba ugikunda umuntu, niba ugize uti kareba niba kuko mugomba gutandukana, kubera ko abantu batandukana bakundanye ugasanga buri wese aririrwa higa undi, ari mu biki ugasanga ndetse urabuze undi amahoro mu buzima bwe bushyashya arimo, kubera ko ukimukunda. Nturashobora kwitandukanya nawe ngo ukunde uhora umwirukankaho ari mu biki kandi ibyo ni ibintu bikugira ute bikubabaza muna nibuzi ko uba muri ibyo bintu ufite abantu bahora bakubwira ubuzima bw'umwegisi wawe. Ndakubwiye ngo babuze niba ari inshuti ushaka kugumana, niba badashaka kubyumva basibe. Niba nanone ubana n'abantu bakwereka amakosa y'umugabo wawe buri kanya bakuriho, umugabo wawe yakoze ibi, umugore wawe yakoze ibi, ahantu ugiye ahantu hose agiye barakubwira, nabo babohega sopo. Umuntu wawe mwiza ahana araguhanira akabwira niba huye n'umugabo wawe gukora ibintu bibi akaba yamubwira niba inshuti yawe watsubure mu cyano umubona uri kureba abantu bite, akaba arahari abari byemveya anveri mwembi. Akabona n'umugabo wawe aravuga ati nduri mushuti wari hano azamubwira, akaba yatuza. Or wa undi ubareka yanze akagufilma agafilma akakwereka uwo nguwo no moi je bloque même tout de suite, je bloque les familles. Inshuti mbi, abantu benshi babana n'inshuti mbi zikabarangiza zigasenya ingo zabo. Bibiha n'izisenya ingo zanyu. Kwirirwa ubwira nayo ni inshuti mbi. Kwirirwa ubwira umugore mugenzi wawe yampaye iki niki, ukirirwa ubwira umushuti wawe umugabo wanjye yakoze ibi, cyangwa se umugabo yakoze amakosa niyi wibwira ngo kubwira inshuti. Nabwiye ko mugomba kugira ikindi kwitonda kuvuga ubuzima bwanyu bwo mu ngo. Wabwira inshuti yawe ifite ibintu uganira nayo, ujya kuganira ibyawe n'umugabo wawe. Umugabo wawe yaguhaye kado urayibwiye, umugabo wawe yagukorera ikintu kibi ubwira inshuti yawe bikakugarukaho. Hari abantu benshi bigarukaho, ukaba waganiriza inshuti yawe wenda uyibwira uti mugabo wanjye niba ukajya usanga ya nshuti yawe igiye kubibwira umugabo wawe, ya nshuti yawe iguciye inyuma ahubwo igutwaye wa mugabo wawe. Kubera iki umunwa wawe wagiye kuvuga ubusabusa, wagiye kuvuga ko umugabo ufata neza se uyitera ishyari iravuga ati najya uriya mugabo ngo kumwigarurira. Wagiye kuvuga se ko umugabo wawe akora amakosa ya naya, ya nshuti yawe iragenda ibwira umugabo wawe, kandi umugabo wawe asanga nibyo koko. Umugabo akubonamo umugore ugira amagambo, umugore w'injajwe, akaba yamwigarurira. Kubera iki umunwa wawe utaramenye kumenya uti inshuti zanjye bana nayo kugeza aha nyibwira ibi bisinyibwira. Umubano wawe n'inshuti, burya inshuti zigomba kugira ahantu zigarukira, ngo zigomba kumenya ibintu byawe byose. Ikindi kwirinda inshuti nyinshi nta kintu bimaze. Hari abantu batazi kumenya no kubana kwibana. Ahanini abagore bafite icyo kibazo, kandi ahanini iyo ukurikirana n'ibyo bintu abagore uburyo barezwe nabyo ni ikibazo, nabyo tuzabikaniraho. Abagore benshi, abana benshi b'abakobwa barezwe mu kintu cyo kutigira icyizere, none bigatuma aho umuntu amujyanye aganaho, aho umuntu amujyanye amakuru umuntu aguhaye urayaha agaciro, uyafate gutyo ugiye mu bintu by'amarangamutima, kubera ko warezwe utigira icyizere. Umubyeyi wawe, ababyeyi bagomba kwiga kurera abana b'abakobwa cyane kwigirira icyizere, kwiga kugirira icyizere ukiri mutoya w'umwana, bakamenya kubabwira amagambo meza, niho bituruka.
mwiza mwana wanjye, urasa neza, wambaye neza, ndabona waberewe, uzi ubwenge mwana wanjye, ukamujyana no mu bikorwa mu activity ya théâtre, ibintu akina akigira icyizere, akaba yamenya no kuvuga mu bantu. Icyo gihe nta muntu n'umwe uzaza kumujyana mu nzira bitari zo ngo azemere. Nabona umuntu ushaka kumujyana mu nzira, nabona umuntu umubeshya urukundo rutari rwo, azabimenya agire gute, abwe stop. Ntabwo azirika ku bantu batamushakira ikiza. Nabo mwe nabo bagore babandi baba mu ngo bababaye, barapfuye bahagaze, ngo bari kwihangana mu bintu bibi bidengeje urwego umuntu ashobora no kubica, baba barakuriye mu kutigira icyizere. Kwigira icyizere ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu uvukana ukabikurana iyo utamenye kubyiha, iyo bitabivukanye. Iyo utabivukanye rero urabyiga nabyo, ugatangira kumenya uko wifata, ukamenya ukuntu uhindura ubuzima bwawe ukaba neza. Ababyeyi n'inshingano zabo burya kurera abana bakiri batoya, bakabigisha kugira icyizere. Kugira icyizere ni kare. Iyo utabikuranye hari igihe uhura n'abantu babi bakakugira nabi, bakakoshya, bakakoreka, bakagushyira mu kintu, nk'abareguru. Hari abantu babeshwaho n'abantu bababeshya urukundo, bababeshya kubitaho, kandi ari abantu babi babashakira ikibi, bakabazirika muri icyo kintu, nabo bakabizirikaho, kandi nta rukundo nyarwo. Kwigira icyizere rero, iyo wigira icyizere urabamenya abo ngabo, ukabashyira ku ruhande. Kubera ko iki, ntutinya no kuba waba wenyine, ntutinya no kuba wapanga ubuzima bwawe, ukumva uri umuntu nyine uzi ubuzima bwawe nyine, wifata hashaje, wifata inshingano ku buzima bwe. Yabona umuntu adashobotse kuri we, akamushyira ku ruhande, agakomeza kumva nta kibazo bimuteye. Ariko iyo utize kwigira icyizere, iyo uri umuntu ugira icyizere, uratinya, parce que utinya kuba wenyine, utinya ko abandi baguseka, utinya ibintu byinshi, ugasanga rero ubayeho mu mababaro. Kwigira icyizere bikuganisha iki ku munezero, kubera ko ukora ibintu bikurimo, ukora ibintu wemera, ukamenya umuntu ugushakira icyiza ukamukunda, nawe akagukunda. Ugushakira ikibi nyine ukamenya kugushyira ku ruhande, hanyuma ugakora n'ibintu bijyanye nawe, ufata ibyemezo nawe ushyizemo ubwenge. Mwabyumvise, ngira ngo mbaganirize. Umuntu utagukunda mumenye burya tuba abantu benshi abantu bita inshuti, ntabwo bari inshuti. Abantu ntabwo bari inshuti. Kubera iki? Batinya no kuba, hari n'abantu batinya kuba bonyine. Ibyo ngibyo nabyo nzabiganiriza abantu ko kuba utagira inshuti nta kintu bitwaye. Hari abantu babaho nta nshuti kandi nta kintu bitwaye, kubera ko bateye. Hari n'abandi badashobora no kubaho, bumva babuze amahoro. Byose nabyo ni ibintu tuzagera tubiganiraho nabyo mu bindi bintu twungurana ibitekerezo. Mwabyumvise, mumenye inshuti nziza mufite, mumenye guhitamo inshuti nziza. Burya inshuti nkeya nziza ziruta inshuti nyinshi mbi. Inshuti imwe nziza iruta inshuti nyinshi mbi. Inshuti igushaka ko umunsi wawe uri guseka, inshuti igushakira icyiza, ntabwo ishaka ngo ibi bikugeho. Niyo yamenya ko hari ikintu kibi, ntabwo ishaka kukujyana mu bintu bikubabaza. Irinda amarangamutima yawe. Ciao.